Reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana, twizere ko mumeze neza. Iyi ngiyi ni ingando online. Abagore n'abakobwa iyo bari mu gihe cyo kujya mu mihango, hari ibimenyetso bahuriraho ari benshi. Muri ibyo bimenyetso bahuriraho hari ibibagaragaza nk'abarwayi. Ibiryo barya biba bishobora kongera ubukana bw'ibyo bimenyetso. Turavuga ubukana kubera yuko hari abakobwa cyangwa se abagore bazi yuko mu gihe bageze mu gihe cyo kujya mu mihango baba bazi neza yuko bagomba kujya kwa muganga kugira ngo bafate imiti ibagabanyiriza uburibwe, kubera ko bazi yuko mu gihe badakoze ibi ngibi uburibwe bagira badashobora kubwihanganira. Ibimenyetso bahuriraho kandi bibabaza harimo kuribwa umutwe, kugira umunaniro, guhinduka mu marangamutima, kugira iseseme, gucibwamo ndetse no kugira ibinyamunda. Mu gihe waba ufite bimwe muri ibi bimenyetso mu gihe uri kujya mu mihango, kuba wagira ibiribwa wongera mu mafunguro urya cyangwa se ukagira ibiribwa uhagarika ukabivana mu mafunguro ufata buri munsi, bishobora kukugabanyiriza uburibwe. Dore ibiribwa rero ugomba gufata cyangwa se ugomba gukoresha ndetse n'ibinyobwa ugomba gukoresha mu gihe uri kujya mu mihango. Tukwibutse iyi ni ingando online. Niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora naka ngaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gufata igihe uri kujya mu mihango ni ukunywa amazi ahagije. Kurya bavuga yuko kugira ngo uribwe umutwe mu gihe uri mu mihango ari ingaruka zo kuba watakaje amazi menshi. Ngo kuko iyo umuntu ari mu mihango, iriya mihango ibisohoka iba irimo amazi menshi. Wibuke yuko umubiri w'umuntu bavuga yuko 70% ni amazi. Rero ngo mu gihe uri kujya mu mihango uba uri gutakaza amazi menshi. Rero ngo uba ukwiye kunywa amazi menshi ahagije kugira ngo bikurinde kuzengerera ndetse no kuribwa umutwe. Ikintu cya kabiri ugomba kurya mu gihe uri mu mihango ni ukurya imbuto kandi zihagije. Ahangaha imbuto zikungahaye ku mazi menshi nizo zigomba kwitabwaho. Aha twavuga nka watermelon ndetse na kokombure. Ahangaha batubwira yuko gufata izi mbuto zikungahaye ku masukari karemano bigufasha kutagira ibinya cyangwa se gufatwa n'imbwa, kubera ibibazo umuntu abigira kubera kubura isukari karemano mu mubiri. Icya gatatu ugomba kwitaho cyangwa se ugomba kurya mu gihe uri kujya mu mihango ni imboga zifite ibara ry'icyatsi kibisi, kubera yuko ibi ngibi ari ibintu biri rusange. Kubura umunyu wa iron mu gihe uri kujya mu mihango, ni byiza cyane kurya izi mboga zifite ibara ry'icyatsi kibisi kuko bikurinda kubura uyu munyu wo mu bwoko bwa iron mu mubiri wawe. Kubura umunyu wa iron mu mubiri bitera umunaniro, uburibwe ndetse no kuzengerera. Kubera yuko izi mboga z'icyatsi kibisi kandi nanone zikungahaye ku munyu wa magnesium, ibi byose byakurinda kugira ibizungerera cyangwa se kumva uri kuribwa ndetse no kugira umunaniro mwinshi mu gihe uri mu mihango. Ku mwanya wa kane noneho tuhasanga ikinyobwa ugomba gukoresha mu gihe uri kujya mu mihango. Icyo kinyobwa nta kindi ni ugukoresha amazi cyangwa se kunywa icyayi kirimo tangawizi. Icyayi kirimo tangawizi kigabanya cyangwa se kinoroshya kuribwa mu gihe uri kujya mu mihango ndetse kikagabanya uburibwe ugira mu mikaya. Ikindi kandi ahangaha nuko iki cyayi kinakiza iseseme. Ahangaha tukivuga ku cyayi kirimo tangawizi, n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko icyayi kirimo tangawizi kigabanya kuruka ku mugore utwite, cyane cyane umugore ukiri mu gihembwe cya mbere. Ni ukuvuga kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatatu asamye cyangwa se inda imaze amezi 3 isamye. Tangawizi wibuke yuko utagomba kuyikoresha ari nyinshi. Ahangaha twavuga nk'irenze grama 4 ku munsi, kubera yuko iyo ibaye nyinshi mu gifu itera uburibwe. Ibiribwa by'ubwoko bwa gatanu ugomba kwitaho mu gihe uri kujya mu mihango ni ukurushaho kurya cyangwa se gufata ibiribwa bikungahaye kuri proteine. Ahangaha twavuga yuko ugomba gufata nk'inyama z'inkoko ndetse n'inyama z'amafi, kuko uretse izi nyama ari isoko y'umunyu wa iron ndetse na proteine, zifite n'icyo bita omega 3 fatty acid. Ubushakashatsi bwakoze mu mwaka wa 2012 bwagaragaje yuko abagore bafataga inyunganiramirire zirimo omega 3 fatty acid mu gihe bari mu mihango batigeze baribwa na gake, ku buryo bagabanyije cyangwa se nta n'uwigeze afata ibinini byo mu bwoko bwa ibuprofen bajyaga bafata mu gihe bari kujya mu mihango. Noneho ubushakashatsi bwakozwe nyuma yaho gatoya, ubushakashatsi bwakozwe nyuma y'imyaka 2 yaho, ni ukuvuga 2014, bwerekanye yuko omega 3 fatty acid igabanya kubabara
ikagabanya no kugira amarangamutima umuntu agira mu gihe ari kujya mu mihango. Ibi ngibi ni nka byandi twakwita kugira umushiha cyangwa se kumva ufite umunabi mu gihe uri kujya mu mihango. Imyaka 2 nyuma yaho, ni ukuvuga 2014, bwerekana ko omega 3 fatty acid igabanya agahinda ku bahindura amarangamutima igihe bari mu mihango cyangwa se abagiye kuyijyamo. Ikintu cya gatandatu ugomba kongera mu byo ufata mu gihe uri kujya mu mihango kugira ngo bikugabanyirize uburibwe ni ukurya shokora y'umukara. Shokora y'umukara ikungahaye ku munyu wa iron ndetse na magnesium. 100% by'umunyu wa iron tugomba gufata buri munsi. Shokora y'umukara ifite 67% byawo, naho ikagira 58 by'umunyu wa magnesium dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi kubera yuko kubura iyi myunyu mu mubiri wacu, cyane cyane ku mugore cyangwa se umukobwa uri kujya mu mihango, ibi ngibi nibyo bimutera hafi ya bya bimenyetso byose twabonye. Rero urumva yuko ari byiza cyane gufata kuri shokora y'umukara mu gihe umuntu ari kujya mu mihango, mu rwego rwo kwirinda ziriya ngaruka cyangwa se buriya buribwe ndetse n'ibizungerera ndetse n'umunaniro agira mu gihe cyo kujya mu mihango. Icya karindwi umugore agomba kurya cyangwa se kongera mu mafunguro ye mu gihe ari kujya mu mihango harimo kurya ubunyobwa. Ubunyobwa nabwo buri mu biribwa bikungahaye kuri omega 3 fatty acid ndetse na vitamine zitandukanye. Ngo ahangaha ushobora kubukoresha ari bubisi cyangwa se ukaba wakoresha ifu yabwo. Ikirenze ibyo ngibyo kandi ushobora no kuba wakoresha amata akomoka ku bunyobwa. Icya 8 ugomba kwibandaho ni ukurya ibishyimbo hamwe n'ibinyamisogwe. Ahangaha gukoresha ibishyimbo ndetse n'ibinyamisogwe mu gihe uri kujya mu mihango ngo ni ibintu byiza cyane. Wibuke yuko hejuru haro twavuze yuko umuntu agomba kongera ibiribwa cyangwa se ibiryo bibonekamo proteine, tuvuga inyama z'inkoko ndetse n'inyama z'amafi. Ahangaha rero ngo umuntu udashobora kubona ubwo bwoko bw'inyama ashobora kubisimbuza ibishyimbo ndetse n'ibinyamisogwe, ngo kuko gurya umuntu aba ameze nkaho ariye ibintu bisa, ari uwariye izo nyama ndetse n'uwariye ibishyimbo akarya n'ibinyamisogwe, aho ngaho ngo biba bisa. Rero ngo mu gihe waba utarya ziriya nyama cyangwa ngo ube wabasha kuzibona cyangwa se utarya inyama muri rusange, ngo ni byiza gukoresha ibishyimbo hamwe n'ibinyamisogwe mu gihe uri kujya mu mihango. Dore ikindi kintu ugomba kunywa mu gihe uri kujya mu mihango ni ukunywa amata y'ikivuguto. Igitsina gore gishobora kugira ama infection nyuma yo kujya mu mihango. Ngo rero kunywa amata ariko ukanywa amata y'ikivuguto ngo byagufasha kwica udukoko dutera ari ama infection nyuma yo kujya mu mihango. Icya 10 ugomba kurya cyangwa se ugomba kongera mu biribwa urya ni icyo bita tofu. Tofu abantu benshi bazizi nk'inyama zikorwa muri soya. Nazo ziri mu biribwa byiza ugomba gufata igihe uri kujya mu mihango, kuko ikungahaye ku munyu wa iron, magnesium ndetse na calcium. Kandi ahangaha mu gihe nabwo waba utabasha kurya inyama cyangwa se waba utarya inyama mu buzima busanzwe, ushobora kuba wakoresha tofu mu cyimbo cy'inyama igihe uri kujya mu mihango. Ngibi ibyo ugomba kwirinda kurya mu gihe uri mu mihango. Mu gihe uri mu mihango, icya mbere ugomba kwirinda kurya cyangwa se ugomba kugabanya kujya urya ni ukurya umunyu. Kurya umunyu mwinshi bimara amazi mu mubiri, bigatuma habaho kugira umwuma kwa hato na hato. Rero mu rwego rwo kwirinda izi ngaruka zose mu gihe uri kujya mu mihango, ugomba kwirinda kurya umunyu ndetse ukanirinda no gukoresha cyangwa se kurya ibiryo byakorewe mu ruganda, cyane cyane ibikungahaye ku munyu wa sodium. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda gukoresha mu gihe uri kujya mu mihango ni ugukoresha isukari. Hari aho isukari kuyikoresha biba ari byiza mu buzima busanzwe, ariko mu kuyikoresha uri kujya mu mihango cyangwa se uri mu mihango ntago ari ikintu cyiza na gato. Abantu bakoresha isukari hari imbaraga bagira mu mubiri wabo, ariko gukoresha isukari uri kujya mu mihango uba uri kuzana imbaraga zidakenewe mu mubiri wawe. Hanyuma ibi ngibi bikakuviramo kuzana imihango myinshi, kubera yuko iyo ukoresheje isukari uri kujya mu mihango umubiri wawe ugira imbaraga nyinshi ariko zidakenewe. Ibi ngibi nibyo bituma ugira imihango myinshi mu gihe ukoresha isukari nyinshi uri kujya mu mihango cyangwa se uri mu mihango. Icya gatatu ugomba kwirinda gukoresha ni ikawa, coffee. Ikawa nayo iri mu bintu dufata bikadutera gutakaza amazi mu mubiri ku rugero rwo hejuru. Kandi mu gihe ufite kubabara umutwe hanyuma ugakoresha ikawa bishobora kongera uburibwe ufite. Rero mu gihe ukunda gukoresha ikawa mu bihe bisanzwe ugomba kuyereka mu gihe uri kujya mu mihango, kuko ibi ngibi bikongera gutakaza amazi menshi mu mubiri hanyuma bikakuviramo kuribwa umutwe cyane.
Mu gihe nanone ngo rero kureka ikawa byakunaniye, ushobora gukoresha ikawa bavanyemo kafeyine, ikiyobyabwenge kiboneka mu ikawa, kandi nabwo ngo nturenze itasi imwe ku munsi. Ikintu cya kane ugomba kwirinda gushyira mu gifu cyawe igihe uri kujya mu mihango ni inzoga, alcohol. Inzoga nubwo zikundwa n'abantu benshi, ariko natwe tuzi yuko hari ingaruka nyinshi zigera ku mubiri wacu. Rero ngo mu gihe uri kujya mu mihango ugomba kugendera kure n'ibijyanye byose n'agacupa, kubera yuko gukoresha cyangwa se kunywa ibisindisha inzoga mu gihe uri kujya mu mihango bituma uribwa umutwe cyane, kandi nanone inzoga zigutera umwuma, zikagutera iseseme hamwe no gucibwamo. Uretse umunaniro kandi umuntu yumva umunsi ukurikira uwo yanyweyeho inzoga, kunywa inzoga uri mu mihango bikongerera kuribwa umutwe, bikongera iseseme no kuruka, gucibwamo ndetse n'umunaniro ukabije. Icya gatanu ugomba kwirinda kurya mu gihe uri kujya mu mihango ni ukurya inyama zitukura. Mu gihe cyo kujya mu mihango umubiri w'umuntu ukora umusemburo witwa prostaglandine. Uyu musemburo ni utuma habaho kwikanda kwa nyababyeyi, hanyuma icyo twakita nka kushe cyangwa se urukuta rwari rwariyubatse muri nyababyeyi mw'imbere rwitwa endometrium rugasenyuka. Iyo endometrium imaze gusenyuka ubona amaraso asohoka mu gitsina cyawe. Ayo maraso ubona niyo yitwa imihango. Rero kubera inyama zikungahaye kuri umusemburo wa prostaglandine, kandi uyu musemburo ukaba unakorwa n'umubiri w'umuntu. Rero ngo iyo ubaye mwinshi mu mubiri, uyu musemburo wa prostaglandine utuma habaho kuzana imihango myinshi. Turabashimiye mwe mwadukurikiye ku Ingando online. Tukwibutse niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora naka ngaka, numara kwikora ukande kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo nawe ujye mu bare abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya.